mu yandi magambo ubwo twarenze kuba inshuti ahubwo turabavandimwe kandi iyo ukunze umubyeyi ubwo abana nabo uba wamaze kubakunda ntabwo ari ubwa mbere nje hano kandi si n'ubwa nyuma ayo mashimu yakomye gake nejejwe no kubona mama pasiteri iminsi yose naje hano n'ubwa mbere mubonye Imana imuhe umugisha mwese tugiye kubana muri iri teraniro basabiye umugisha uva ku Mana Data abantu bambonyeho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika ndi umugore ufite umugabo n'abana 4 hanyuma ndi umukristo mu itorero rya ADEPR nkaba umuturage utuye mu mujyi wa Kigali ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka nijye abantu benshi bakunda kumpamagara ndanezerewe rero hari umuntu wampamagaye nijoro arambwira ngo nimubwire aho ndateranira bitamubwira aho ndateranira uyu muntu abaye ari mu iteraniro yazamura ikiganza Imana imumugisha imuterurira haremereye kandi mutabare mbere y'abandi yamamagaye nijoro arambwira ngo uyu munsi ejo ahantu uzateranira ni arambwira ngo nubwo haba ari kure shingi ukuntu ni kumva nshaka kumva ijambo ry'Imana Imana inyurije muri wowe ndajyayo bitamubwira ngo ni kugasara ahita ambwira turansangayo muntu w'Imana Imana iguha umugisha kandi koko Imana igukuriyeho gereza Imana ikuyeho gereza nabonaga hari amaboko agutsikamiye kwinyeganyeza bikakunanira nabonaga hari amaboko agutsikamiye waje kwinyeganyeza bikakunanira ariko mbonye amaboko aremereye kuruta gutsikamiye aguteruye agukuraho waruri agushira hano Imana irambwira ngo ikwibye iminsi nuvuga ngo Imana irakwibye iguteruye aho isi yarizi zagutereka ukahaguma iguteretsa abantu batari bazi ko uzagera mukomere Imana amashini banaco bibatwaye dusome ijambo ry'Imana turasanga muri Zaburi ya 2 umurongo wa 7 turasoma umurongo wa 7 n'uwa 8 Zaburi 2 umurongo wa 7 ari ijambo rivuze ngo Zaburi 7 umurongo wa 7 ni page 516 aravuze ngo ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ntabwo ari kera uyu munsi ndakubyaye namwe niko havuze kadusubire mu mbega ijambo riryoshe haravuze ngo ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye ku murongo w'8 yaravuze ngo saba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe nabo kumpera y'isi ngo ubatware ana we saba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe nabo kumpera y'isi ngo ubatware mwakire neza ijambo ry'Imana
nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Bazani ijambo rivuze ngo mureke duha agaciro ubuntu twahawe. Birumvikanye? Mureke duha agaciro ubuntu twahawe. Amen. Ndashimira Imana yatumiye mwebwe n'abandi badukurikiye online. Buriya Imana ntabwo ihamagarira abantu bayo ubusa, maze na mudugudu ntiyabikora. Ihamagara umuntu izi ico ishaka kumubwira. Izi nkuru dusomye, iyi Zaburi ni Dawidi wayanditse amaze gusubiza amaso inyuma, yibutse kavukire ye, yibutse amaboko yamujugunye, hanyuma yibuka n'icyo Imana yamubwiye ititaye mu buzima imusanzemo. Afata ikaramu arandika. Uyu Dawidi ni mwene Yesayi w'i Betelehemu. Dawidi abahanga bamuvugaho, amateka ya Dawidi ntabwo ndayavugaho cyane, ariko abahanga bavuga ko Dawidi yavutse ari ikinyenda. Dawidi ise yaryamanye na nyina wa Dawidi, cyane ko nyina wa Dawidi yari indaya international, yari indaya izwi. Ise wa Dawidi witwa Yesayi amaze kuryamana nawe, ashaka gusibanganya ibimenyetso. Aravuga ngo naba nsebye umunyacubahiro nkanjye, noneho kumva amakuru ngo naryamanye n'umuntu w'indaya uzwi, ashakisha uburyo bwose yabihisha. Dufite abantu bazi gusibanganya ibyaha, ariko reka nguhanurire, umuntu asibanganya ibimenyetso by'icyaha, amaherezo akazafatwa. Abantu ko barakaye. Akora ibishoboka byose, agirana na nyina wa Dawidi ikiganiro, aramubwira ati umva rero, ngiye ndashaka ko ibintu bibibanga, ngewe nzajya ndagufasha buri kwezi, icyo ukeneye nzajya nkiguha, ariko ntuzigere uvuga ko ari nge wabyaranye nawe. Nyina wa Dawidi ati nta kibazo, nzagira ibanga. Umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, abahanga bavuga ko ku mwaka wa gatatu ibyo se wa Dawidi yamwemereye ntiyaba kibikora. Nyina wa Dawidi yamuhamagara, ikaba nimero kompoze. Mukiriye mwiza, umurongo umuhamagaye urahuze. Umugore ati ntabwo yakingora, nanjye ngiye kumushyira ku karubanda. Aramushakangije amubwira ati umva, kubera ko ibyo wanyemereye utabikoze, ibyo twahishe bigiye kumenyekana. Afata Dawidi aramujugunya, amujugunyira papa we. Hanyuma se wa Dawidi n'ubundi atumva uyu mwana, reka mwice mu kinyabupfura, ariko tega amatwi ngo uhanurire wowe waje hano. Ntacu umuntu azagutwara, ubuzima bw'ibihumeka byose biri mu kiganza cy'ishobora byose. Asubiramo, ubuzima bw'ibihumeka byose buri mu kiganza cy'ishobora byose. Abaroga nibaroge, abadusebya nibadusebye, abadutega imitego nibayidutege, ariko ibiganza by'Imana biratworoshe. Muririmbyi arambye ngo nicyo gituma tutazatinya, ariko ngo naho isi yahinduka, naho imisozi kurwa hasi, teshkalo bless
uzi biba bishaka kutwica uko bingana. Mureke mbabwire, turashimira eri turinda ibidushaka bigakabakaba bikabura ibyo ico bifata. Ubundi uko mwisi inzego zubatse no mu ijuru hari inzego, mutikagira inkuru. Buriya mu bamarayika hari mw'inzego. Urwego rwa mbere ni urw'abamarayika bitwa ba Rafayeli. Rafayeli, urwego rwa ba Rafayeli ni urushinzwe kuturinda. Ukararana n'imbeba mu nzu ikarya imyenda ariko ntikure mu ijisho. Abantu ko batanyumvise ndabagira nte? Imbeba ikagenda ikarya ibaze, ariko marayika witwa Rafayeli akavuga tumva wambebawe, uyu muntu nazanywe no kumurinda, sinazanywe n'imyenda kuko imyenda yazaja muri shike. Birashoboka cyane ko imbeba yahekenya n'amadolari. Marayika Rafayeli akabata amadolari naje muri Amerika azaza n'ayandi, abadiaspora bazamwoherereza, ariko ijisho nirizareba Tomeska Fonesance. Ikumva mfashijwe. Ni nayo mpamvu turarana na Marie Jose mu nzu, ikagendagenda ku gikuta. Rafayeli akabwira ati aha nushake n'irangu ryanduze bazashiramo irindi, ariko akanwa k'umuntu wanjye Marie Jose we ni sito. Nta zindi mbaraga wowe ufite zikurinda, urinzwe n'imbaraga zishobora byose. N'abandi bakenyera uduhu bakaja kuzana impigi ngo nizibarinda, barababesha. Ubu kaguhaye se karwara malaria gapfa. Abantu ko barakaye mbagire nti, ubu guhaye kukenyera kwejo yahuye n'undi murozi umurusha imbaraga kamuroga. Ntabwo ako gahu ariko kakurinda, kuko wakaguhaye nawe ejo yahuye n'umurusha ibirozi aramuroga biremera. Ahubwo urinzwe n'imbaraga z'Imana ishoboye byose. Muraho hari urundi rwego rw'abamarayika bitwa ba Mikayeli. Mikayeli we edotrace ashinzwe kuturwanirira. Iyo bari kukugambanira bayicaye mu nama, akabacanganyikisha bagataha nta mwanzuro, ejo bakongera bagaterana akabacanganyikisha. Bakwandika impapuro umwe ati nje sinari nabyumva neza, naho kumbise uko atabyumvise, ahubwo Mikayeli Yeriko we
Mikayeli arabareka bakaja kuzana ibiroza, akavuga ati ntaco nzamutabara mwamaze no guhomba. Akabareka bakagura internet ngo baje kuri YouTube bagusebye. Habati umva ndabareka mubanze muhombe, ariko ni mumusebye nzamusebezura. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Bagashaka nuza gushinja akabaca amafaranga, marayika Mikayeli akabatumva yabahe, ariko Nyirapasika ndamurinzi. Ntabwo tuza kuvaho, oya tuzi. Ntabwo tuza kuvaho, oya tuzigumanira. Haba muri ubu buzima ze no mu buri mbere. Abatabizi bo baravuga bakaruha, bakuvaho tukajya hehe, ariko ufite amagambo meza y'ubugingo murekeraho. Mbabwira urundi rwego rwa gatatu, ubwo murangurira ibombo ryo ku gati. Urwego rwa gatatu ni urw'abamarayika bitwa ba Gaburiyeli. Gaburiyeli bo ico bashinzwe ni ukutuzanira ubutumwa, kutugezaho amakuru. Aleluya. Bakagusanga wihebye kubera ibiciro by'imiceri, bakakubwira bati urihebye, tuzi ko na cyagihe uri mu kiraro wariye umuceri, kanzi uyu munsi uri kubona wo kwishura inzu. Akakubwira ati kandi hirya ya none uzagira depo y'imiceri. Ugahita uririmba ngo ubwo umwami Yesu ankunda. Agahura ati bari kwirirwa baravuga ngo uri ingumba, mu mwaka utaha uzabyara impanga. Ugahita uririmba ngo kera bakwiringiraga. Ahubwo ati bari kuvuga ngo nta kazi ufite, hirya y'ejo uzaba uri gucururiza Matewusi. Nawe ugahita uririmba ngo kuko umwami Imana bara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma mu maso yanjye hakomera nk'urutare.
murekeraho muracyari hano muracyafashwa ariko nanjye narimba kumbuye rwose noneho rero amen ise wa Dawidi ashaka kwica Dawidi mu kinyabupfura kuko nawe hari ababigerageje bakakwica ariko ntupfe bagafata amazi bakayaroga bikarangira amazi amenetse ibuka hari ubukwe umwe bw'umukobwa w'inshuti yanjye uwo mukobwa twari inshuti magara noneho rero akora ubukwe arashingirwa yaraye ashingiwe abarozi baraterana raba bati uriya arashingiwe reka dutege Nyirapasika tumwice bakoresha umukobwa mugenzi wacu baramubwira bati wowe Nyirapasika turashaka kumurogera mu bushera mu buki ubushera murabuzi hanyuma ari mu gitondo ndi mu cyumba nifitiye umubabaro ko mugenzi wanjye yansize namwe abakobwa murabizi ni kugasunzajya ndaganira nande giye kubona mbona wa mukobwa mugenzi wanjye araje arankomangiye araje arambwira atumva abandi banyweye ubushera ni wowe wasigaye ndabwira nti nari nifitiye agahinda ati reka ahubwo ngwino nguhe ubushera ampereje igikombe umutima urambwira ngo arakuroze mureke mbabwire nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa babutega mu mazi babushira muri fanta uzi ibintu Imana iturokora korera uwo muri kumwe mu kiganza umumbwirire ngo Imana ifite amaboko nakiriye numva ijwi rirambwiye ngo arakuroze sinasoma arambwira ati kudasomye ndamubwira ntigenda ubanza unzanira kandi gakombe sukemo kuko ndi kubona kino cyaramenetse gishobora kunkomeretsa ariko urumva nari nkoresheje ikinyoma gitagatifu namwe muracyemera ikinyoma gitagatifu kiremewe ingope mwene wacu Rahabu aherutse kugikoresha Rahabu yaragikoresheje abatasi binjiye iwe kubera ko iyo ariko habaga kamera zireba ibyinjira n'ibisohoka ntabwo kamera zije uyu munsi ntabwo zahozeho nuko ibintu byahozeho iyo bigarutse bavuga ngo ni abadayimoni no kamera zahozeho kuko abahanga bavuga ko Yeriko habaga kamera kuko hari hatuye abaturage benshi hejuru y'idari mbese Yeriko yari imenye dari abantu bari batuye hejuru ya dari gusa bari 2,500 na Rahabu nimwe yaratuye mwabo baturage urumva ko ngo habaga kamera ku buryo barebaga binjira n'abasohoka kubera iki bahoranaga ubwoba bari barumvise inkuru z'Abisirayeli abantu ko batari kunyumva uzi impamvu abaturanyi bawe bahora bakwikanga bazi icyo Imana yakuvuzeho niyo mpamvu babona baguze imodoka batari asigaye akora he ukabona ubwoba burabishe bashatse kumenya iyo yaturutse nuko bazi icyo Imana yagize gute yatuvuzeho kuko Yeriko umuntu wese wahasohokaga bamuhaga ijeto kugira ngo bamenye abasohotse bamenye n'abinjiye barikangaga akuzi ko bujya badutinya we hati dore kuri Yorodani Abisiraheli turi kuhabareba ko Abisiraheli ngo bitegeye ariko bari hafi ya Yorodani Yeriko bati turi kubareba bari hafi ya Yorodani tugomba kugira amakenga nubwo batwitegere karata nkubwire
bavuga ngo ntabwo Yeriko tuzayiritura, bakadutegera hafi ya Yorodani. Imana ishimwe ko turi hafi ya Yorodani, kuko muri Yorodani niho umuntu akura ibihamya. Ndafashijwe, muri Yorodani niho umuntu akura, kandi igihamya kigushoboza gukomera. Muracyari hano? Mwari munkumbuye? Noneho rero, ariko rero mushumba, numvise muri kuvuga ngo hari ituro ry'inyubako. Siko nabyumvise ra? Ngewe mbonye abamarayika bari kubyiganira hariya mu muryango, bikoreye amabati meza agezweho, bikoreye amasima, bikoreye za boroke sima. Mbona bazanye ibyangombwa by'ubutaka. Ibyo byangombwa nabonaga bari kubihereza mushumba, baramubwira ngo n'uwashaka kubikuriganya azapfa bizize. Mbona abandi baje bikorera amafera, muzi ko urusengero rufite na etaje. Imana irambwira ngo igiye gukoresha abashoboye kandi bashobotse. Ela safes de sofes sai venir. Imana igiye gukoresha abashoboye kandi bashobotse. Bivuze ngo hari umuntu ushoboye ariko adashobotse, hari n'umuntu ushobotse ariko adashoboye. Abantu bari kunyumva? Ndagerageza mbivuge mu Kinyakigali. Hari umuntu ubushoboye ariko adashobotse. Atanga amafaranga si ntabwo ari bamushumba bayiriraga. Mfite miliyoni 100 ariko sindakuraho na miliyoni kuko nayaba mushumba. Uwo arashoboye ariko ntagize ate. Mana ishimwe ko abari mwiri teraniro bashoboye kandi bakaba bashobotse. Nubwo udafite amafaranga menshi ariko uracyafite amaboko. Imana ishimwe. Uvuge ngo amen. Muracyari hano? Muracyari hano? Ariko Mana we, ubwo Mwami sakunda amahoro, ariko se muri gufashwa ra? Noneho rero nari nzi ko ubuhamya nanabubahaye. Noneho rero nari ndi kubabwira ngo Yeriko bahoraga bikanga ku buryo bashizeho amakamera. Noneho rero abatasi binjiye kwa Rahabu, kamera zerekana ko hari abagabo babiri binjiye, kandi yerekana naho binjiye, inzu binjiyemo. Barebye muri kamera babona babagabo ntabwo basohotse. Baraza babwira Rahabu bati sohokana nabo bantu muri kumwe mu nzu. Rahabu arasohoka ati muvuze ngo iki? Bati turi kukubwira ngo abo bantu uri kumwe nabo sohokana nabo. Rahabu atayiga yemwe, ayiga Yesu we, ndababaye. Batubabajwe n'iki Rahabu? Ati mbabajwe nuko kamera zanyu zapfuye. Bati zapfuye zite ko zabonye basema sakana basebijumba, zapfuye zite? Rahabu ati ndagakubita Imana ishoka, izo kamera zanyu zarapfuye. Kamera zireba ibyinjira ntizireba ibisohoka. Binjiye nibyo ariko bahise basohoka. Abakoresheje ikinyoma. Ubwo mwampa ngahe ku 10? 13 ku 10.
noneho rero bankoresheje nanje ikinyoma gitagatifu nabwira iki gikombe cyamenetse gishobora kunshi igisebe genda unzanira akandi gakombe. Igihe agiye kuzana ikindi gikombe narasohotse buhoro bwa bushera mpita mbumena mu ruzitiro. Aho ubushera nabumenye hahise haka umuriro. Mu yandi magambo yarampaye aside. Ariko Imana yarizi ko nzabwiriza. Imana hari n'igihe bari bandogeye mu mazi, aya mazi ya Nili nagiye kubwiriza i Nyanza, umuntu yantwaye mu modoka nziza. Tugezeyo arambwira ati sinda gusiga wenyine ndagutegereza paka dutahanye. Noneho burya umuntu Imana yakuvuzeho muri kumwe uzamukunde. Yarazi ko Imana yambwiye ngo nzirinde barashaka kundogera mu mazi. Umuntu rero ushinzwe protocol atuzanira amazi yari kwiparato. Ageze imbere yanjye mbona ari guhinduranya amacupa ari kureba iryanje. Wa mumama bayabibonye ateretse imbere yanjye atereka n'imbere y'abandi. Wa mumama ararifata babireba arasohoka aje kuyamena hanze. Reka mpanurira abantu bafite ubwoba, humura ntabwo uzapfa mbere yo gupfa. Kandi nawe tuguhaye mikrofone ufite ibihamya. Ufite ibihamya. Ibuka baremaga inteko bakarema inama bavuga ko utazabyara. Uyu munsi warabyaye. Bakureberaga muri kavukire zo kwa baso wanyu. Uyu munsi ntabwo usaba baso wanyu, ahubwo baso wanyu baragusaba. Dufite byinshi byadutera gukorera Imana ntawe uduhasa. Yewe mbwira abantu ntuzakorera Imana ikibyimbye kimeneke. Imana ntizabura abayivuga neza mpari. Nzayivuga. Subwa atari Imana ninde wari kumpa akagaciro mfite. Sinadepoje nta papa wabindaze. Provenance dufite byinshi byadutera kubaha Imana. Abo twavukiye rimwe barapfuye, abavutse nyuma yanjye barapfa. Mama yabyaye abana nawe atazi umubare, bose bakavuka bagapfa. Ubu turiho turi batatu. Iyandokoye ibyatwaye abandi nabuzwa n'iki kuyivuga. Abavuga ngo turakabya bazavuge, ngiye nzavuga Imana nkabye nongere nkabirize nongere nkabye. Ni Imana ishoboye. Abambonye ndi guparika sinaje nitwaye. Ubundi Imana turayikorera ngo izatugirire neza. Pe kuja babona twagiriwe neza ngo babibone ukundi kuntu gutese. Dukorera Imana ihemba. Stefan ngewe umwana wanjye w'imfura yitwa ihemba neza. Umwana wanjye w'imfura yitwa ihemba neza Patrick. Ubundi banyitirira umwana wa kabiri niwe witwa Ishimwe Baraka. Uw'imfura yitwa ihemba neza. Usome hariya ku modoka yanjye haranditse ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Yesaya 65:25 niryo nanditseho. Ndaje nguri ndi nandikeho ibindi bintu. Yes ashimwe. Muje mure ukuntu mukunda utwana twanyu, ubwo ndi kuvuga ababyeyi. Iyo akana kakubyiniriye kakakuvuga neza kati mama urasa nabiki. Iyo utetse uhita umujaburira.
akavuga ati ma kuri mwiza hajya papa yagukoye angahe amubwira ati ni ihene ya kera kandi akati ndabyanze ubukwe tugomba kubusubirishamo uhita ukora mwigicero ukamubwira ati genda uje kugurira indazi ibiryo bitari byasha uko niko natwe Imana idutunze iyo uyivuze neza irakongera iri muri twebwe ikibitubwira n'imirimo yose igenda ikora abayivuga nabi bayibeshera bagira inama barekeraho uzi ko natinze we ko ndi kubona na porofeta gifashwa noneho rata izo zari ingingo z'ingenzi urozimbukira guco uruzitiro n'ibyo zikari gukorera Imana maze ninyivuga ngo ndi gukabya. Hanyuma rero Dawidi Isa ashaka kumwica mu kinyabupfura afata abandi bana abohereza ku mashuri ku bigo byiza afata Dawidi aramubwira ngo wowe iyo nkubonye mbona n'ubundi nta cyiza caguturukaho niba amaboko ya mama wawe yarakujugunye uwakugirira impuwe ninde aramufata amuha igikoti amwambika ibikweto amuha inkoni n'udutama amwohereza mu ishamba abahanga bavuga ko yamwohereje mu ishamba Dawidi ari hagati y'ikigero cy'imyaka 3 ndetse n'7 nawe nyumvira uwo mwana ugiye guhangana n'idubu nukumwica mu kinyabupfura ariko wowe kora mugenzi wo mu kiganza umumbwire ngo dushingiye ku by'Imana yakoze tuyikorere ntawe uduhasa ageze mu ishamba Imana ibana nawe abo muririmbyi abo mucuranzi abo munyamasengesho arenga urwego rwo kuba umunyamasengesho ahinduka isengesho arwana n'idubi Imana iramufasha yica intare Imana ibana nawe Dawidi akavuga ngo Mana ni wowe wishe intare ntabwo tutuboko twayishobora ibyo ngo bikanezeza Imana niba hari umuntu Imana yishimira ni umuntu wari ubona imbaraga z'Imana ahatirasa imbaraga ze dufite abantu birata imbaraga zabo kumva aravuga ngo iyo runaka atangira yari gupfa gute se uri igiki toske fojelai ngo nambura zapfa gute umunsi wapfuye ko tuzagushingura wagakomeza kabaho tela kumva umuhanuzi aravuga ngo wa mugore ngo wibunaka ngo ni ngewe wamusengeye ngo maze arabyara ni Imana yagushoboje ni Imana yabikoze Imana ishimwe muracyari hano Dawidi ngo bigere gihe umutima we unezeza Imana yari ifite umubabaro w'umugabo witwa Sawuli wari warayoboye Abisiraheli hanyuma ntiyibuka ineza y'Imana Sawuli ngo akora ibyaha dore ko Sawuli yakoze ibyaha bigera kuri 3 icyaha cya mbere Imana mutumye kurimbura ararokora icya kabiri yagiye kuraguza kandi mu Bisiraheli ari ikizira icya gatatu yagiye gutamba kandi atari umutambyi bibabaza Imana imurwarira inzika hanyuma Imana ikibabajwe na Sawuli ngo yitegereje mu isi ireba no mu ishamba mbwira wo muri kumwe umumbwire ngo ntaho Imana itareba uko bakujugunya kose baguta muri sisiteme y'Imana wirabye mu ishamba ibonamwe umusore uri kuririmba ibonamwe umusore uri gucuranga ibonamwe umusore utarayijugunye ahubwo wishimiye ubuzima ikumva mfashijwe utaracogojwe n'ubuzima ahubwo wamaze kwakira ubuzima winezezwa nuko ari ukiranuka kandi ari mu buzima butakagombye gutuma akiranuka
naringize ngo ukiranuke ugere ku rwego Imana ikwirata. Irazivugana na Dawidi iramubwira ati humura uri umwana wanjye. Dawidi ati naringize ngo mama na papa bwo banjugunye nta wundi wangirira imbabazi. Imana iramubwira iti ninjye Mana itoragura uwo bataye. Utagira abashangazi mubera nyirasenge. Subwo wava ku miryango ngo barakwanze ngo ntabugira ufite Yesu. Haleluya. Imana iramubwira ngo kandi nzakugira umwami. Dawidi ati warugize neza ariko ntibyashoboka. Imana iti kubera iki? Dawidi ati ubwo naba umwami w'igihugu ntazi gusoma no kwandika. Imana iti ni ngewe utanga ubwenge mu ishuri biga ubumenyi. Ko mutanyumvise di? Imana niyo itanga ubwenge mu ishuri bahakura ubumenyi. Niyo mpamvu uzabona umuntu avuga icongereza nk'uwakinyweye mu mazi ariko ntatinye gufata ku ngufu umwana w'imyaka 10. Simuranyumvise? Isanga umuntu avuye kwiga mu Bwongereza rwose ari kuvuga neza ururimi ariko waje kubona ukabona yanyagiwe n'imvura. Ukabona umuntu w'umugabo amapataro yatose yaraye muri kabari yiriwemo. Mu ishuri bahakura ubumenyi, ubwenge butangwa n'Imana. Twebwe Imana yahaye ubwenge muyikomera amashi. Niyo mpamvu tutarara muri kabari turara mu nzu zacu. Niyo mpamvu tutarara mu maroji turara mu byumba by'amasengesho. Niyo mpamvu tutabyinira Nyabingi ahubwo tubyinira Imana. Nuko dufite ubwenge. Komera Imana yacu amashi. Iramubwira ngo iki gihugu wababariyemo ni naco uzabera umuyobozi. Dawidi ati naringize ngo ni nikindi naho iki kiyobowe na Sahuri. Imana iti reka data, Sahuri namaze kumuca. Ikimenyetso cyuko namuciye nuko uzakora mu gihe cyawe ugakora no mu gihe cye. Muba munyumvise cyane kuko iyi Imana ikwishimira ukora mu gihe cyawe ugakora no mu gihe cy'abanzi bawe. Imana iramubwira ngo kino gihugu ubundi umugisha wawe uri hafi yaho ubona ikibazo. Bose muranyumvise? Akenshi ikibazo kiba gituranye n'igisubizo. Ni nayo mpamvu ahantu uri ukwiye kuhera imbuto kuko igisubizo cy'ikibazo ufite kiri aho ngaho. Yesu ashimwe. Dawidi abana isezerano mu mutima. Abantu babitse isezerano. Haleluya. Akurube bajya ku rugamba afite isezerano. Imvura yo mwishambira munyagira afite isezerano. Muyagura muhuha abitse isezerano. Ariko ndashimira Imana ko nta mvura inyagira isezerano, nta murozi uroga isezerano, nta nkuba ikubita isezerano. Inkuba ikubita ibiti bikuma ariko ntabwo yahangara isezerano. Aba turi kumwe babitse isezerano. Haleluya. Kumva mfashijwe. Hari igihe mvugira Imana ngumva hala skelo otefaize nida tetaskole entre vimans. Niba hari ikintu kindyohera no kuvuga Imana neza. Tangu bikubita isezerano, tamvura inyagira isezerano. Nta byago bitera isezerano. Ntabwo nzava Yesu ari yambere y'ubuhungiro. Ntabwo nzava Yesu ari yambere y'ubuhungiro.
mbonye umutaka munini ukoroshe, mbona uri kugenda hirya no hino wowe ukazana utwana natwe ukadushira muri wa mutaka. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo murindiye aho ibyago biri ntacyo bizamutwara. Mwiyicarire twesole pa, imbere yawe hari amakuba wowe arimo impanuka, we wambaye agapira k'umweru. Mbonye umuntu akubwira ko agiye kuguha akazi, ariko ngiye kubona mbona uwo muntu ni bande. Yashakaga kuguta mu maboko yakuniga, ariko mbonye wa muntu weho wari umukurikiye uri inyuma ye, mbona marayika araje aragukuruye agutwara kinyuma nyuma akunyuza mu kandi kayira. Wa muntu yasubije amaso inyuma arakubura. Ka kayira marayika yakunyujijemo mbonye uri kuyora ubutaka, wabuyungurura hakavamo zahabu. Imana irambwira ngo abamushimuta mbakubitiye kure, ahubwo muhaye akazi karambye. Umugisha wawe ntabwo uri mu ntara, umugisha wawe uri hano mu mujyi wa Kigali. Ntabwo umugisha wawe uri mu Bugande, ahubwo umugisha wawe uri mu gihugu cy'u Rwanda. Muracyari hano? Ariko subundi kaninjye urataha kure, genda taha Karuruma. Ariko narimba kumbuye aho gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero. Twageze mu rusengero dusanga ari cyo kigo nderabuzima. Twageze mu gakiza kawe twasanze ari cyo kigo nderabuzima. Murekeraho mbonye korari hano nini irimo abaririmbyi benshi, mbona n'abacuranzi bafashe na za gitari n'ibiki. Imana irambwiye ngo muzimuka hano muri umukumbi munini. Dawidi yanyagiranwe isezerano, ariko hakanyagirwa umubiri, isezerano ntirinyagirwa. Bakuru be bajya ku rugamba, aguma mu ishyamba kugeza umunsi Imana yasanze Samweli iramubwira ngo fata ihembe wuzuza amavuta ujye i Betelehemu niboneye y'umwana. Samweli ati Sawuli nabimenya. Imana iti reka da, koresha ikinyoma gitagatifu. Uwo murahura wewe ufite inyana umubwire ko ugiye gutamba, tumubwire ko ugiye kwimika. Yaraje ageze kwa Yesayi, abwira Yesayi ngo Imana yabonye umwami mu bahungu bawe. Yesayi nta no kwibuka ko Dawidi aba mu ishyamba, ahubwo azana abo yajyanye ku mashuri. Ibihe byakumaze imbaraga, ariko humura, iyo twicaye imbere izanye ubutabazi. Icyo ngundira ubutabazi bw'Imana ntibukubaza amashuri, ntibukangwa naho bugusanze, buha agaciro icyo uzabaca. Nushaka ube wicaye ku rutare ku gasi, ubutabazi bw'Imana ntibuzaha agaciro ako gasi, buzaha agaciro ikikwicayemo. Abahungu be bose arabazarana inkuru ndende murayizi, Imana irabagaya. Samweli aravuga ati none se nta wundi
Esati ariko rero ndetse abahanga bavuga ko mukase wa Dawidi umugore wa Yesayi niwe wabwiye Esati ariko kakandi twohereje mu ishamba ahari nta wapfa kukaza. Esati hari agahara ariko nyine nagahererezi kari mu ishamba karagira. Hari wari umubajije iby'ishamba no kuragira ko bari bamubajije umuhungu baragiye Taidosefoni ariko man Samweli abaravuze ati noneho rero mugende mumuzane. Bashama bati mutange gutekereza Dawidi wagiye turi muri primaire. Fata mugenzi we mu kiganza mbahanurire mubwire ngo imyaka umaze ntabwo ubutabazi bw'Imana buzakangwa nayo. Babwira se bati ubwo mutangiye gutekereza uwo mwajugunye twe ntituramutegereza dufite gahunda dufite n'akazi ari kuduhamagara muduhereze ibyo bijyo mwateguye n'ubundi mwaduhamagariye ubusa tiragira kutugaya ngo namwe mutwimibiri muzane. Samweli abarujujwe ati sasu wa santi vraiment de wonko ndibaza keskose iravuze ngo ndimurya kandi ndimunywa umwamatarawe. Imana ibateze icyatuma bagushaka. Imana ibishizeho impamvu z'inzara. Ndikumva mfashijwe ishiraho impamvu z'inzara kugira ngo baje kumushakana umwete. Barirutse naho Dawidi ari gusenga Imana avuga ngo Imana ikumbwita mwana wa byo navuganye nawe ndabisohoje. Ngize gute ndabisohoje ariko Mana we bariruka atuzi ko nguriye ati turi kubona nari no kwititizwa manzi imbeho y'ishamba yamufashe nahari kuzuza. Batirekeraho gutitira bagira ngo nimbeho. Uzi ko batwibazagaho bakagira ngo nimbeho we ntari imbeho ni by'ukuri. Batirekeraho kwititiza iyo mbeho buretse wiyiha umwanya. Dawidi atubwo ni igiki cyambuza kuzura umwuka wera. Abati ngwino tukubwire mu rugo bari kugushaka twagize umushitsi ariko umushitsi nakandare ni gahagama vuze ikinyaruhengeri. Dawidi ati kubera iki bati turi kukubwira ko tuvugana twebwe twese yatugaye nawe ngwino uje guseba. Dawidi ati ntawe useba yarasenze. Bati turi kukubwira ngo twese twamwaye ngwino nawe uje kumwa. Dawidi ati hamwara batarasenze. Mushumba nta muntu uzamwara yarasenze. Mbihanuye mbagaze hano turebana n'ikimwaro ariko nditumwara. Turebana n'igisebo ariko ndiduseba. Sabu Yesaya 50:7 haravuze ngo kuko umwami Imana izantaba nico gituma ndamwara. Bisa n'igisebo ariko nditumwara. Dusa nk'abagiye kumwara ariko nditugira gute. Komera Imana yacu amashi. Dawidi yambara inkweto zivuga ngo na kera bakwiringiraga. Akubitamwe urukoti rurerure ruvuga ngo abazi Imana yabo. Uza agashati yari yambaye kacitse karavuga ngo haracyari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Mama Pasiteri mbonye bari kumuha kontake. Mbonye ikimodoka cyiza cyitwa Texier. Mbona ahantu hari guparika ni heza. Aya. Mbonye ari kugiparika ahantu hubatsemo ikizu cyiza ca etage. Imana ibahaye
iraje ibahaye imodoka zigezweho. Mushumba azakomeza gushumba, ariko mbonye ari no gucuruza n'imodoka. Ntibizatuma udafungura za Canada, mu Bwongereza, mu Bubiligi, ahose mbonye ugenda ufungura, ariko nkabona uri gutumiza n'imodoka zikaza mu makontineri. Ijwi ry'Imana rimbwiye ngo ni support Imana iguhaye kugira ngo ukomere datrize nawe. Ya Tela ogetrayvenir. Dawidi bamushorera bamuca intege bati genda wagashumba we, genda uzinzara dufite kubera wowe. Dawidi ati mugomba gusonza kuko nanjye nashonje kera muri kurya. Twashonje barya. Yewe bagenda bamuca intege, akababwira tumva ubwo umwami Yesu ankunda kuko yibitseho isezerano. Dukwiye gucikishwa intege n'ibyo bavuga, Imana yavuze mbere. Bibiliya ibivuga neza. Dawidi agihinguka, umwuka w'Imana uri muri Samweli ukururana n'isezerano Dawidi abitse. Umwuka w'Imana uri muri Samweli ukururana n'isezerano Dawidi abitse. Mana ishimwe ko tugifite ba Samweli. Umwuka w'Imana ubarimo akururana n'isezerano tubitse. Samweli ati ndikumva ngurumana. Yesaya ati buretse kariya nagahererezi have. Mu Bisiraheli ibyo ntibibaho have. Uriya nagahererezi ngo babucura ntabwo bimikwaga, ariko babucura turi kubwiriza. Iwacu ni nanjye bucura. Noneho rero ariko Mana rashimira Imana izaturebera muri kavukire. Dawidi ngo atera intambwe ya mbere ivuga ngo abazi Imana yabo. Hahirwa abafite mu mutima inzira z'Isiyoni. Ngo agitera intambwe ya kabiri, ateye ya gatatu, Samweli yumva ijwi rimubwira ngo uwo. Ijambo riravuze ngo nuko mwimikira imbere y'abakuru be, ntabwo izakwimikira kure. Arakomeza ararwana, ariko iyi Zaburi yayanditse amaze imyaka 2 ku ngoma. Aravuga ngo nibutse rya tegeko ryavuzwe n'Imana, ntabwo ryavuzwe n'abantu. Rivuze ngo uyu munsi ndakuzaye. Abantu ziko batari hano di. Ngo ni ryari? Today. Bivuze neza. Uyu munsi ndakubyaye, ndagutangariza ko amaboko yakujugunye burya nta mbaraga yari afite. Abagufashije umwaka umwe bagacika intege wibarenganya, niho amaboko yabo yagarukiye. Abagufashije imyaka 3 wibarenganya, naho ngaho bari bagarukirije amaboko. Ndashimira Imana, amaboko yayo ni maremare. Uyu munsi iratubyaye. Dawidi ngo akimara kwibuka ko Imana yabivuze, Imana iramubwira ngo ngaho nsaba icyo ushaka. Ngo agishidikanya iramubwira ngo uri umutware, si muri iki gihugu gusa, no kugera ku mpera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mureke tubwire Imana ngo Mana
urakoze kutwita abana bawe, urakoze kongera kutubyara. Buriya Imana ifite abantu batatu, mureke mbabwire, ifite abantu batatu. Uwa mbere ni umukristo, umukristo ukijijwe kugeza ku rwego Imana imutangira ubuhamya ikamubwira ngo mwana wanje. Uwa kabiri ni umuvumbyi, uvuze ikinyaruhengeri cyane, cyangwa umuntu uza kuvumba. Buriya umuvumbyi abazi ko aho hantu hari icyo kurya cyangwa icyo kunywa, ariko ntabwo aharara. Murabyumvise we? Ntabwo agira ute? Burasi bamushira mu cyumba. Oya, bamushira mu cyumba, baba bari kuba bati mukirebe neza kitatwiba. Ariko umwana mu cyumba arahagera. Ijambo rivuga ngo twe twatewe mu rugo rw'Imana, tuzashishira mu bikari. Murabyumvise? Babwira undi muntu wa gatatu ni impunzi. Impunzi ni umuntu wamenye ko Imana yacu ifite imbaraga. Ni umuntu wamenye ko Imana itabara abantu bayo, ariko akanga kubatizwa ngo yakire umwami Yesu ngo amubere umwami n'umukiza. Murabyumvise? Murabyumvise? Kandi burya impunzi irya inusu cyangwa ikiro. Ntabwo impunzi bayiha byinshi. Si murabyumvise? Muranyumvise? Impunzi burya nta n'ibyangombwa by'umwene gihugu afite. Ndashimira Imana rero ko twebwe muri iri teraniro yemeye kongera kutubyara. Muranyumvise? Abantu bishimiye ko Imana yongeye kubabyara, bibutse itegeko Imana yategetse, bibutse aho Imana yabakuye. Muhaguruke mutere haleluya. Oya muhagarare, tugiye kubwira Imana ngo ubwo twagize umugisha ukaba wongeye kutubyara, utitaye ko bamwe bari barigize impunzi, utitaye ko abandi baje kuvumba, uyu munsi utubwiye ijambo riryoshe ritubwira ko wongeye kutubyara. Tugiye gusenga isengesho dushima Imana, tuyisaba n'imbaraga ziturinda ngo tutazasubira kuba ibibyarwa. Mana turagushimiye, kera bakwiringiraga nibo bari bari mu mahoro, tugufite titwifuza undi murengezi. Tugushimiye kuvuze ngo urongeye uratubyaye. N'uyu munsi twahuye n'ibiduca intege, bamwe muri twe baba impunzi. Twahuye n'ibiduca intege, bamwe muri twe baba abavumbyi. Twacitse intege, bamwe muri twe bava mu rugo baragenda, ariko uratubwiye ngo uyu munsi wongeye kutubyara. Umwana aba yanditswe mu gitabo cy'irangamimerere, umwana aba afite 8, umwana ajanwa ku ishuri, atangirwa minirivare, umwana yambikwa neza. Tugukomeye amashyi kuko twise abana bawe.